shere wangu sinigeze nifuza kubana n'umusore w'ikigoryi nkawe aga uri ikigoryi uriya mubaza ngo bimeze gutya na gutya umugabo ufite uburenganzira ziba akusuri konzirisha kuranyoko umva ngwiye babagenda batwikira amazina batwikira na credit tubanyuza hakanyafu nta bintu by'imiyaga. Uyu munyamakuru ngo ni M Irene Murinda habi. Yes, mbaye ikaze kuri Inasa Pro nk'ibisanzwe. Ni ikaze niryanyu kabisa. Kanizere ko mumeze neza hirya no hino. Ikaze mu kiganiro cyacu. Ahantu hose muherereye, abanyarwanda, abarundi, abakongomana, abagande ndetse n'abandi ba diaspora muri rusange, muhawe ikaze mu kiganiro cyacu. Breaking news. Nagiye mbamenere icyo bita kubwiza umuntu ukuri. Ndababwiza ukuri ku nkuru imaze iminsi ivugwa inahwihwisa yateje ikibazo byatara ugasanga abantu bashyamiranye. Ako se mbanze bundi kugira mbanze nanatangire fresh ninjire mu mwandiko neza. Nk'umupro mbanze mbabaze nukubera iki umuntu w'umu TikToker tuzi, umuntu w'umunyamakuru tuzi, ndetse n'abakobwa babiri tuzi neza ko bihaye Imana, ngari abadeperi, ngari abantu bakunda Imana banayikundisha abantu, abahanzi bahurira muri kesi imwe yo kunywa ibiyobyabwenge, yo gusinda, yo kunywa inzoga, y'uburaya, y'amanyanga no kubeshya no guhemuka. Gute? Ako banyarwanda tujye tubwizanye ukuri. Ni gute kandi naho hantu duhurira n'ibibazo byinshi cyane byatari. Umunyamakuru wa mbere twemera mu Rwanda nta nubwo ari no wa mbere kwanza, uwa mbere se kari umupro wanyino sa mu buryo bumwe cyangwa ubundi ubyemere cyangwa ubyihorere. Gusa nyine nge kambanze wenda ngira ikintu navuga mu mwandiko wacu. Ubu ngubu tuba twanawutangiye, murabizwe tubatangira nk'abantu b'aba pro. Ndagira ngo nibaza ukuntu Irene yabaragiye gushwana na Dumba barahuriye muri Canada. Irene akagenda akaba kwa Dumba ibyumweru bibiri byose, my friend, bibiri n'ibyumweru byinshi cyane. Umuntu agutunga kugaburira urara mu nzu ye, agufata nk'inshuti wangiza aho gashaka kumuzana mu buhemu. Ndagira ngo mbibutse iyi bifano yatangiriye ku muvandimwe bita Yago. Iyi kesi niwe yatangiriyeho. Yago arifata aravuga ati nyamara mwabagabo mwe, nyamara mwabantu mwe, nyamara muri showbiz nyarwanda harimo abantu bangana, harimo abantu bafite umutima mubi, harimo abantu babihemu, harimo abantu babi. Ibyo yarabivuze, nta bamwita, nta bamuhaye agaciro. Ariko bavuze ngo yasaze ngo ni ryatabe ryenga ibiki n'ibiki. Can I see you bro? Guys, mumbwire namwe nyine murebe ahantu ibintu biba biri kwerekeza. Icyo reka tukiveho, dore ko ibintu by'iki gihe bisa nkaho byabaye ikibazo mu ruhando nyarwanda. Niba iyo Dumba atavuga ati nge Irene ibintu byose ndabishyira hanze, ibintu by'abakobwa bawe mwihaye Imana nge ndabamenagura, mbashwanyaguze, mbaturitse, mbajugunya hanze isi bote. Irene yafashe yambere ajya gusaba imbabazi. Siko tubizi, nta muntu n'umwe utarubizi, nanjye ubwanjye sinari mbizi yuko Irene yasabye imbabazi. Ariko nyuma yaho narabibonye mu kiganiro izambe yari yasabye bari bazi mwinyi. Wakibaza ngo ari nayo hantu haba harimo ikibazo ko bamuhaye imbabazi, ibyo yakoze ko bamubabariye. Imbabazi yarazihawe mu kiganiro yagiranye na Nuzana Dumba, baraniyunga right now, no problem, bari. Ese ukeka ko ibintu byose Dumba yavuze zatubwira yigeze abivuga? Ntabyo yavuze kandi byarabaye. Bivuze ngo impamvu basabye imbabazi nuko ari ibintu byabaye. Ako kantu muri kukumva? Ako kantu murimo murakumva neza? Arahari. Nundi bakoze amabara, nundi ntawo bihagarika, nta nubibuza, amabara arahari. Iryo ni ryo banga ryaho hantu. Niba Dumba aravuze ati ngewe nzi ibintu byinshi mwagombaga kuvuga, nzi ibintu byinshi mwakoze, nzi amabara yanyu mwakoze, akaba yarabizi, yarashatse no kwivuga akamutera ubwo barangiza akamusaba imbabazi ku bintu by'ubugome no guhangana
n'umutima mubi wabayemo, ibyo bintu byarabaye twese turabizi. Alright, Irene afata iyambere agira ati ajya gusaba imbabazi. Aho ibintu bibera bakaga. Ndakubwiza ukuri ko muri iki gihe ibintu byo kuvanga ivuga butumwe ibintu byo by'Imana sha mwabagabo simubibonye se, simubonye aho ibintu byerekeza. Ibintu se nimubibonye, nimubonye isi yacu ahantu igeze, ngani mutubwire iryo vuga butumwa ryanyu muri kugenda mwamamaza ubutumwa bwanyu bwiza. Ahubwo hari ukuntu umuntu afata akanyina ari ikigenge, ari umuntu w'umurigendi, ari umuntu wamaze kubaka izina, arumva ko ari umuntu wa danje, akavuga ati ibi bintu nshaka no gushyiramo Imana nkikinga inyuma y'ikibaba bakagira ngo ni inyangamugayo. Ngiye kubabwira breaking news y'abantu bangaye batatu, reka mfate batatu muri showbiz nyarwanda bafatwa nk'ahana abantu ba danje, ariko abantu bose batunga urutoki ngo nabahemu. Ndababwira mu bantu mu byiciro n'ubundi bitatu, ibyiciro bitatu bya mbere ngiye kubibabwiramo. Icyiciro cya mbere ni icy'abakinnyi ba filime, icya kabiri abanyamakuru, icya gatatu abahanzi. Ndagira nkubwiramo umuntu umwe abantu nzi neza ko ari abahemu birirwa batunga urutoki ngo mwarahemutse. Ngiye simbatunze intoki kuko nta zigeze duhuriramo ku bintu nk'ibyo ngibyo, n'ubundi bajya bagomya abahemuka twibonere view batwihera akazi. Ariko niyo makuru ya nyayo, amakuru ya nyayo kandi yizewe. Muri filime nyarwanda umuntu bita Kiramani yavuzwe ko ari umuntu w'umuhemu, nta muntu utavuze na n'ubu right now sometime naka kanya ushobora no kugenda ugatungura umuntu bita Mitsutsu, ugatungura undi muntu uwo ari we wese ufite icyo abizo yabikubwira. Umuntu wa kabiri wose, umuntu wa mbere mbabwiye, umuntu wa kabiri mu bahanzi bamwita Element Eresha, bamwita Element umuproducer twemera mu Rwanda. Uwe n'umwe mu bantu mu Rwanda nawo w'umuhemu, umuntu wavuzwe na Yago, umuntu wavuzwe na Yamano, umuntu wavuzwe n'abandi bahanzi benshi b'ibyamamare. Undi muntu rero mu banyamakuru ari nawe ngomba guturitsa nta miyaga ntababarira, fata muturitsa muhemukira nta bintu by'imiyaga, nta nubwo no kumemukira kwanza ni ukumukebura. Tunyuza akanyafa abanyamakuru baba bagenda batwikira amazina, batwikira na credit, tubanyuza akanyafu nta bintu by'imiyaga. Uyu munyamakuru ngo ni Irene Murinda habi nyiri kaboko ke gahora mu mufuka. Tinya umuntu wo urya akaboko kari mu mufuka sha, tinya umuntu ushishikariza, tinya umuntu ukora akanashishikariza gukora akaboko ke kari mu mufuka. Ariko ibyo nta nubwo bindeba right now, ni na story ndende, sinzi nuko byashinze naho byaturutse. Ibyo ni nibye, ariko nibihemu mu buryo mwe cyangwa ubundi. Ashobora kuba ari nk'ikirere arahindagurika byata, ni umujene ushobora kuba atubeshya ngo ni umuntu usenga katabe adasenga, biri originality. Minsi yashize twe tuzi ko agiye gukora ubukwe n'umuntu bita Inkindi Aisha, umukinnyikazi wa filime. Umuntu twari twiteze tuzi ngo barakunda nanga ibiki n'ibiki, ariko ndagira ngo mbabwire yuko ayo makuru aho muyakura simpazi, ntago ari ukuri tu. Icyo nzi cyo ntago ari ukuri, ahubwo ikintu cyo nababwira, murye muri menge. Andi makuru akakanya avuye muzi n'umuzingo sha Innocent Pro nabwo nzajya mbabwiza iry'inani, nzajya mbakeburira abantu bari muri showbiz nyarwanda bashaka kuduhemukira, bashaka kutufata nabi, kutwangiriza ibintu. Ako ibi bintu mubibona muti, itonde hanga wumve amagambo Miki aba ari kubwira aga. Namwe mwarangiza ngo mwarashatse mufite za magore mu nzu ngo mufite iki? Umva neza ibintu yavuze. Sinigeze nifuza kubana n'umusore w'ikigoryi nkawe, aga uri ikigoryi nk'umugabo ufite uburenganzira kura nyoko. Umva mwiyana ntuzongere kunkora. Mwarangiza ngo uwo si Miki uri kubwira umugabo we ngo ziba,
gute umugore yicara muri saro akabwira umugabo ngo ziba n'izina rya Yesu ngiye hari ibintu ngiye nsigaye mbona mu isi bikanengu aba bantu tubashyingiye ejo bundi aba ngaba tubashyingiye ejo bundi hari ubukwe bwawe nibubaye ejo bundi nta n'ukwezi kurashira ariko reka ibaze kugira ngo umugore abwire umugabo ngo ziba ibaze what the fuck aka ni akaga mwabagabo aka ni akaga niba ishowbiz ari uko imeze n'abagore b'iki gihe ari uku nguku babayeho ndababwiza ukuri yuko Regis yaza kubana na Miki cyari kuba ari ikibazo gikomeye cyane isasu ku isasu nta nubwo bari kuzashoborana usibye ko aga yarazi ngo ngafashe igihomora ngagiye kukigira neza ngakigirire mu ngagikure ku mihanda agikure mu menyo ya rubamba amufata mugirire mu amutereke yari amuhazamure kwe ibaze kugira ngo umuntu ungana nk'uri yabwire Jesus umugore abwira umugabo ngo ziba mu izina rya Yesu ngayibaze namwe mujye ngo banyango n'abakinnyi ba film ngo binjiza amafaranga ko mwamenye kuvuga ngo ibi bintu ngo ni prank iriya ni prank ibi bintu mubonye ni prank ntago ari prank my god ntago ari prank yes rero nkomeza kubibutsa ikintu cya kubera cyiza ikintu utabujijwe na gato ntago bibujijwe ukanda subscribe kuri iyi channel Innocent Pro ntago bibujijwe nawe ubwawe urabyemerewe ikindi kandi waba uri umukinnyi wa filime waba uri umuhanzi wifuza umudirector mwiza udirecting indirimbo yawe akaeditinga neza fresh akayifilma fresh nta wundi reba muri description y'iyi video harimo nimero uhamagara uwo muntu yes ni wa muhungu wanyu rero Innocent Pro nk'ibisanzwe tugenda duhuza ibintu ni gake boom ciao ndabakunda byatari